Hello guys, ndagusuje kandi ngo ikaze wowe unkurikiye ku Nkomangiro TV ahantu uri hagiye hatandukanye ngo ikaze. Nizere ko rero mumeze neza, abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Burya nubwo ubona uyu munsi bikomeye ariko ejo buzacya. Ntugaterwe ubwoba n'ibyo ubona ubu ngo bikumare imbaraga zo kuzakoresha ejo, ahubwo gira ibyiringiro wumve ko Imana ari Imana yumva, si igishushanyo. Si igishushanyo banura imvura ikubye, ni Imana nziza, ni Imana ikunda buri muntu wese. Ndagira ngo ngutangarize ngo humura, mu ijuru hari Imana. Kuri uyu munsi rero tugiye kwiganira ku bintu bigiye bitandukanye, kandi mbere yo kuganira ndabanza nanashimira abantu mukomeje kunkurikira, mukomeje gukurikira ibiganiro byanjye. Hari abantu uba ubona wagira ngo wapulodinze videwo bari aho hafi, ukabona bahise bareba videwo mu masegonda. Imana ibahereza umugisha. Mwabonye ko nkunda gutanga videwo nyuma ya saa sita, aribwo nkunda kubahereza videwo. Rero mujye muryoherwa n'ibiganiro kandi mukoresha imiti nk'uko twagiye tugenda tubona mbabarira tugenda tubona ibiganiro bigiye bitandukanye byiza, kandi tukabona n'ubuhamya bw'abantu baza bashima. Rero nawe uyu munsi ushobora kuba umeze nabi, ariko ejo uzaza utanga ubuhamya nukoresha imiti nk'uko mbibabwira, ndetse hamwe no gusenga ibintu byose birashoboka, sibyo? Uyu munsi rero tugiye kwiganira ku bantu banyandikiye bakambwira ngo uzadukorere ikiganiro cyo kwivura amaribori, cyo kwivura ise, cyo kwivura ibihushi n'inkovu zabyo, sibyo? Reka rero duhere ku maribori. Ubundi amaribori araza bitewe n'uko umubiri wakwedutse, noneho ukuriya gukweduka kwayo hakishora imirongo, sibyo? Hakishora imirongo. Bishobora kuba byaturutse ku kubyibuha cyane, cyangwa se bigaturuka ku kunanuka cyane. Burya no kunanuka cyane bituma amaribori aza. Wari ubizi? Urabimenya. Cyangwa se no kuba umuntu yakura mu gihe cy'ubugimbi vuba vuba, ugasanga umuntu n'umwana ariko amaribori yamutanze imbere. Nabyo rero bishobora gutuma amaribori aza. Iyi mirongo yikora kubera ko cyangwa se ino mirongo nyine iza ku mubiri, cyane cyane ku maboko, mu rukenyerero. Murabibona, kunda ku bantu bakunze kurwara, bakunze gusama bakagira amaribori ku nda cyangwa se ku matako. Hari n'abayagira ku bibero cyangwa se n'amaguru. Rero ngo iyi mirongo yikora kubera ko uruhu ruba rwakwedutse rukiyongera, ariko noneho poroteyine ziba mu nyama z'umubiri zizwi ku izina rya kolagene na elasitine zo ntizibashe kwiyongera, bityo zakwikwega zikagenda zisiga imyanya hagati yazo. Amaribori rero ni uko nguko akunda kuba ameze, ugasanga nyine yarishoye imirongo ahantu hose ku maboko. Ugasanga hari n'abayagira mene hano ku maboko gutya, urumva? Ugasanga amaribori ari ahantu hose ku mubiri wawe. Rero ndi hano kugira ngo ngufashe, noneho utandukane no kugira amaribori niba kubangamiye. Hari abantu bakunda amaribori, ntabwo ari mwe nje kubwira cyangwa ngo mbabuze ibyo mukunda, ahubwo babandi babangamiwe nayo nibo nje kwibwirira, kugira ngo nabo bagire umubiri bumva bifuza, sibyo? Ikintu cya mbere, umuntu ushaka gukira amaribori, igikakarubamba. Ubushize nakoze videwo murambwira ngo igikakarubamba ntacyo muzi, ngiki, sibyo? Igikakarubamba mwakibonye. Rero iki gikakarubamba uragifata uriya mushongi wacyo ukawusiga ku nda nimba ariho ufite amaribori, ku rukenyerero cyangwa hariya twita mu binyenyanza, ku maboko, ahantu hose ukasiga ariya makakama cyangwa se nabyita umushongi w'igikakarubamba, noneho bikumiraho. Byamara kumiraho ukahoza n'amazi y'akazuyazi.
iyo byamaze kuma ukabona byumye wenda hagati y'iminota 15 na 20 biba byumye neza, noneho ugahanagura n'amazi y'akazuyazi. Ibi ukabikora iyi minsi 5 yikurikiranyije, amaribori yawe aragenda. Ushobora kandi kuba udafite igikakarubamba ariko ukaba ufite umweru w'igi, kuriya igi ribisi ukuramo umuhondo, noneho warangiza ukagira gute, ukaba wakwifashisha uriya mweru w'igi, sibyo? Nabyo urabimasa, umashishaho, sibyo? Ukamashisha ahantu hari amaribori yawe, hanyuma nyuma y'iminota 10 nabwo ugahanaguza agatambaro kameze neza kariho amazi y'akazuyazi. Amaribori yawe nta kabuza aragenda. Ikindi ku maribori, mwari muzi neza yuko urukoko rw'amata ruvura amaribori? Cyane cyane ku bantu bashaka kwikingira ngo niba batwite batazazana ariya maribori. Hari ababimenye byararangiye, hari abamenye uno muti byararangiye, ariko niba uwumenye ugitwite inda ikiri ntoya ukaba udashaka yuko amaribori aza, jya wisigaho urukoko, wisigeho urukoko rw'amata ku nda, nta maribori azaza. Kimwe n'ahandi hose ubonye urwo rukoko rw'amata, ni byiza ko urumashishaho, noneho nyuma y'iminota 20 ugahanaguza agatambaro k'amazi y'akazuyazi cyangwa se kariho utuzi dushyushye. Ibi bizagufasha cyane gukira amaribori. None se navuga ibyo ngibyo nibagiwe vinegre. Vinegre nayo ni umuti mwiza ku maribori, ni umuti mwiza ku ise, nibyo ngiye kubabwira mu kanya. Rero nayo urayifata, hanyuma ugafata agapamba ukagenda usigiriza ku maribori yawe. Noneho wamara gusigiriza ku maribori yawe, hashira iminota hagati y'5 n'iminota 10 ugakaraba n'amazi y'akazuyazi. Ariko nibagiye kukubwira ko biriya ibikakarubamba cyangwa se igikakarubamba, uriya mushongi ushobora no kuwurarana nta kibazo. Ushobora no kurara ubyisize noneho ukaza gukaraba mu gitondo, nabyo ni byiza. Ubwo se amaribori wayarekeraho, ahubwo tukajya ku isi. Ibi ngibi ariko, ibi nkubwiye uzabikora ni byiza, ariko kubera ko uruhu hari igihe rukanyarara rukisaturamo amaribori, ni byiza kunywa amazi. Kwivura kutarimo kwirinda no kwikingira ntacyo byaba bimaze. Imenyereze kunywa amazi menshi, bizatuma uruhu rwawe rworohera, bizatuma uruhu rwawe rugira fresheri, noneho umubiri nunabyibuha ubyibuha ariko udakwedutse ngo uhite wisaturamo kuriya. Urye n'ibiryo bikize ku maproteine, urye n'imbuto, ibintu nk'ibyo ngibyo bizatuma rwose ibintu bigenda neza. Hari abantu bahita bambaza ngo none se ngo ya maribori aba yaratewe n'amavuta. Amaribori yatewe n'amavuta, igikakarubamba nicyo nguhitiyemo. Kandi ntukavuge ngo uyu munsi nshyizeho igikakarubamba ejo igi, no. Banza kimwe ni cyangwa ukoresha ikindi, niyo mpamvu mba nabahaye imiti myinshi. Tujye rero ku bantu barwaye ise. Ise rero nayo ni indwara abantu bajya bakunda gusuzugura, kandi ise burya ni indwara ihangayikisha, ndetse ku muntu uyirwaye ugasanga yabangamiwe. Ikunda gufata mu nzara, igafata mu isura, igafata mu mutwe, mu mugongo, mu gatuza, ahantu hose. Waba ushaka kwiyambarira style yawe igaragaza ibitugu n'amaboko, kubera ise ukumva urijene. Niyo mpamvu rero ndahanga kugira ngo njye mbabwira imiti ushobora kwifashisha kugira ngo utandukane n'utwo turwara twa hato na hato. Rero ntabwo biri kure y'ibyo nakubwiye mbere, kuko igikakarubamba nacyo gikora ku isi. Rero fata uyu mutobe cyangwa se uyu mushonge w'igikakarubamba, noneho uwusige ku ise, noneho ubirarane ijoro ryose, ubikora iminsi 5 yonyine, ise yawe irabikize. Ufate, ubwo ni umuti umwe. Ufate noneho vinegre. Numara gufata vinegre, uhite ugira gute, uhite ufata agapamba nayo usiga ahantu hari ise, nabyo ujye ubirarana buke, ushyireho ibindi gutyo iminsi 5 ubirarana, ise izaba yagiye kandi burundu. Subiremo kandi burundu.
noneho ikindi kijya gikuraho ise ni indimu. Abantu ntago bari babizi, indimu nayo burya ni nziza ku ruhu. Niyo mpamvu nkubwiye ngo fata umutobe w'indimu, nurangiza uwisige ahantu hari ise, nurangiza byumireho. Nibimara kumiraho bizagufasha ko ise yawe ikira burundu. Ubikora iminsi 5 nabwo ubyitayeho. Ninkubwira indimu, ntukumve indimu yumiye mu isoko, ntukumve indimu yumiye mu kabati wawe. Ndakubwira indimu nshyashya, sibyo? Ibintu bikora ise izakira burundu. Ndizera ubyumvise, sibyo? Ikindi, ntago nakubwira ibi ntakubwiye ngo irinde ibi. Muntu ise ubundi ikunze kuza kubera ko umuntu yagize ibyuya byinshi. Burya ibyuya byinshi bituma ise yakuzaho. Bivuze iki? Niba ugira ikibazo cy'ibyuya byinshi, wikwambara umwenda 2, wikwambara umwenda 3. Kandi ni byiza, ni umuco mwiza niba tugeze mu kinyejana kirimo amashanyarazi, sibyo? Tukaba ahantu henshi hagiye hari amashanyarazi. Niba udafite ipasi y'amakara, fata ipasi ucomeke, utere umwambaro wawe ugiye kwambara kugira ngo wirinde ibintu byo gutizanya imyenda. Ubwo ndabwira ku banyeshuri mubyirinde. Niba ushaka kugira uruhu ruzima, menya staff zawe, umenye uko uzibika, ntubicanganye kugira ngo utazarwara ise, kuko ise irandura, sibyo? Ikindi gituma abantu barwara ise, kwa kundi uva koga ugahita wisiga utumutse. Biriya bintu nyine ukisiga ugitose, biriya bintu bitera ise, bitera ise. Ubwo rero ni ukubyirinda, ujye ubanza wumuke, cyangwa se niba utumutse, igitambaro cyabugenewe cyumutse abantu, ubwo nesuime, noneho warangiza ukihanagura neza, ntihagire amazi asigara ku ruhu rwawe, ukisiga. Bityo bizatuma utarwara ise. Ubwo se ise yo ntituyivuyeho? Mujye mukora ibintu cyangwa se mukora imiti ariko mwanirinze, sibyo? Kuko izi ndwara zirabangama. Umuntu zitabangamira sinzi nimba yaba ari umuntu koko ufite mu bwenge hakora neza, kuko ari ise, ari amaribori ku muntu byanga. Uretse ko ise nta muntu yikunda, ariko amaribori hari abantu bayakunda, bakumva ko nyine amaribori ari ikintu cyiza, sibyo? Rero hari n'abayanga, hari n'umuntu yazana nyine ukabona byo birakabije. Ubwo rero iyiteho ayo maribori. Nimba utayashaka, ivure. Ise nayo bikore gutyo. Ariko hari ikindi bita ngo ni mukobwa ndagowe, akatsi kitwa gutyo, sinzi abandi ukuntu bakita. Noneho ako ngako iyo ugafashe ukagahonda, warangiza ugashyiramo n'akagiku kuri gakeya, ukisiga ku muntu ufite ise, ukabikora iminsi 5, n'ise nabwo iragenda. Ariko impamvu nta kavuze ngo ngatindeho, ni uko ndishuwa neza ko indimu, vinegre, igikakarubamba bijyana ise, bigahita birangira. So rero bikoreshe, ndabizi neza yuko uzagira gute, uzakira ise, ukigira uruhu wifuza, mu mugongo wawe hagacya, mu gatuza hawe hagacya, mu maso. Hari n'abantu bagira ise mu gahanga cyangwa no mu mutwe, sibyo? Ibyo byose rero niyo mpamvu mba nabakoreye imiti nkayivuguta. Noneho rero bikaba byiza kurushaho iyo wumvishe video, noneho ukagira gute, ukabikurikiza. Bitanga umusaruro mwiza, sibyo? Twageze rero ku bantu barwaye ibihushi. Hari abantu barwara ibihushi bikaninda amazi cyangwa se amashyira, rimwe na rimwe hakavamo amaraso, ugasanga aho igihushi kiri homokanye n'umusatsi, aho hantu hagiye kuba nk'ubushye cyangwa se haje inkovu imeze nk'ubushye. Rero ndi hano kugira ngo nkubwire umuti w'ibihushi ukora pe. Uti ni uwuhe? Ibitovu. Mwabibonye? Ibitovu ngibi. Ibitovu urabifata byumye, ubwo nyine uzareba ibyumye. Noneho ibi ni bibisi. Noneho nurangiza ibitovu byumye,
nababwiye akamaro k'ibitovu, ukuntu ano matovu azibura amatrompe, ano matovu afite ubuhanga Imana yayaremanye bwo kwihutisha gusama. Nzongera mbasubiremo icyo kiganiro, ariko rero no kubihusha ni ugukozaho, sibyo? Fata aya matovu yumye uyashyire ku mupfundikizo w'isafuriya, uwucane ikibiriti cyawe, noneho uyatwike. Ivu rivuyemo ritavangiye urivange n'amavuta y'inka. Ujye usigira umwana wawe mu mutwe nimba arwaye ibihushi, umwambike akagofero kabugenewe abirarane. Umwambike nimba yiriwe mu rugo atagiye ku ishuri, ugire gute ubimusigiremo abyirirwane. Impamvu mubwiye akagofero nuko bishobora kwanduza amashuka. Ikindi, nsubiye inyuma gatoya ku bantu barwaye isi, mujye mwibuka no guhindura amashuka yanyu nabyo, kuko icyuya kiba cyajemo ari cyinshi urwaye isi ntabwo upfa kuyikira. Ubwo rero ni byiza guhindura amashuka. Aha rero nari mvuze ngo umwana ashobora kuryama, cyangwa se nawe urwaye ibisebe ibyo ari byo byose mu mutwe, ukaba waryama wisize uyu muti, amashuka yakwandura. Ibyiza rero ni ukwambara akagofero kabugenewe kadahingura, cyane cyane utw'amashashi, sibyo? So rero uyu muti nkubwiye, iyo uwusize mu mutwe warwaye ibihushi birakira, inkovu zigasibangana. Ntuvuge ngo ngewe ngo mfite ibikovu byinshi, no, birasibangana, umusatsi ukongera ukamera. Birasibangana, umusatsi ukongera kumera. Wowe ubikore. Uti nzabikora kugeza igihe kingana iki? Ntimukambaze ngo nzabikora kugeza igihe kingana iki. Uzabikora kugeza ubonye umusaruro wifuza. Kuko nshobora kukubwira iminsi 4, ariko undi agakira haciye iminsi 2. Urumva rero abantu kuko dutandukanye, ahubwo wowe ukora ibintu byiza, noneho ukabikora nk'uko nabikubwiye, noneho ukaza kureba umusaruro uvuyemo cyangwa se ikiri buze kuvamo. Ntago navuga ngo nshimikire ku munsi ngo mvuge ngo iminsi 5, kuko hari abakira mbere, hari n'abatsinda gukira. Ni ibintu byumvikana. So rero ahubwo wowe jya ugira courage uvuge ngo target yanjye ni yo gukira iki kintu, kandi ndabizi neza kuzakira, sibyo? Ubisigiremo umwana wawe, iminsi 7 uzaba umaze kubona umusaruro, kandi nubona ntureke, nyine umareho bishireho, sibyo? Nkwibutse ikintu ko munkunda, mwakomeje kuntera inkunga mukanda subscribe ku bantu batarabikora. Hari ababikoze, ndabashimira kandi mpora mbashimira. Ni na rimwe babikora, ntabwo ari kabiri. Hari umuntu wigeze kumbwira guko ngiye kuri video yawe nguha subscribe, can you imagine? Ni rimwe nshuti zanjye, sibyo? Ni rimwe bakora subscribe, ahubwo wowe iyo ugarutse warakoze subscribe, icyo uba usabwa ni ugukora like, comment, kugira ngo ntere courage. Nimba mwaranakize muze mumbwire ngo twarakize, bituma nanjye ngira ubushake bwo gushakisha andi makuru ku bindi bintu, nkaza nkababwira ibintu byiza nkuko nsanzwe mbikora. Rero ntukagende ngo urebe video urayirangije ugenda udakoze like, ugenda udakanze subscribe. Urumva ibyo bintu ari ibintu byiza koko? Ntabwo Imana ibikunda, akurahiye pe. Rero ndakwibukije utaza no kwibagirwa, kanda subscribe nimba utarayikanda, like, comment, reba abantu bose, na share. Umfashe abantu hirya no hino video bibagereho, babashe gukira. Nyamara ubukoze umurimo. Urakoze wowe ubikoze. Imana ihiri ikiganza cyawe. Ndabakunda, Imana ikandusha.